iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Bari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Reka rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana, hanyuma tuze twinjira mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma mu Befeso igice cyaho cya mbere, turi buhere ku murongo waho wa mbere, tumanuke tugeze ku murongo waho wa 14. Mana nziza, reka tugushime kandi tuguhimbaze ku bw'ineza yawe n'imbabazi zawe, ku bw'urukundo rwawe rutarondoreka. Mwami, kuba twemereye uyu mwanya tukaba tugihumeka, amatwi yacu ashobora kumva, iminwa yacu ishobora kuvuga. Mwami, n'ubuntu bwawe, ntabwo ari uko turuta abandi batakiriho batakibishoboye, ahubwo n'ubuntu bwawe gusa. Twemerere rero nk'ubwo buntu bwawe tugiriye, tubashe kumva ijambo ryawe, tubashe kuryumvira, tubashe kuryizera ndetse no gukora icyo ritubwira. Fasha rero buri muntu wese uteze amatwi kandi umuhe umugisha, ndetse uyu mwanya umubere uwo kunguka, we kumubera umwanya wo guhomba cyangwa w'imfabusa. Utugirire neza n'abandi bose bari gukora imirimo itandukanye. Mwami, ubaha umugisha kandi ukomeze kubaha imbaraga n'ubwenge n'umutima wuzuye urukundo rwo kubikora. N'abateze amatwi bose Mana, ubaha umugisha, kandi uyu mwanya tugiye kumara twiga ijambo ryawe twese twunguke. Kora imirimo yawe rero, he kuba imirimo yacu, mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ikaze, ndetse nanabasabe muri aka kanya tubumbure Bibiliya zacu mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso. Uru ni urwandiko rwiza cyane, kandi nk'uko tugiye gusoma aya magambo, ni amagambo akomeye ukwiriye gusoma. Reka mbanze mvuge bino bintu. Ndumva ndi kugurumana, buriya ni igihe cyiza cyane cyo gutangira ibintu byinshi cyane. Ndizera ko wowe uteze amatwi muri uku kwezi urimo gufata imyanzuro myinshi igiye itandukanye, kuko umwaka uratangiye. Ahari urimo uravuga uti umwaka ushize ntago byagenze neza kubera ibibazo ibi nibi, hajemwo COVID-19 tutari tuzi, tutari tumenyereye, idukorera gashya idukorera gashya, iradufunga, itugira guti, ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ariko naje gukora nakita nka review, naje kugenzura nsubiramo, nsanga mfite amashimwe menshi cyane ku Mana y'uyu mwaka dutambutse. Rero uyu nguyu nawo nkunezerewemo rwose, ndashima Imana, kandi nuzuye umunezero mwinshi cyane n'ibyiringiro bidakuka bitajegajega, ari nabyo ngiye kubasangiza muri kano kanya. Kandi ndimo no gufata ingamba. Ubu ndashyushye, hari ibintu byinshi cyane ndimo gukora, hari n'ibindi ndi gupanga gukora muri uyu mwaka. Ariko nsaba Imana ngo Mana uzamfashe ibi byose, uzabinshoboze, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Paulo yaravuze ngo niba turiho kubw'umwami, kandi niba dupfa nabwo dukwiye gupfa kubw'umwami. Ntabwo rero ndiho kubwanjye gusa, ahubwo ndiho kubw'umwami. Ni nayo mpamvu imigambi yanjye na gahunda zanjye zose zikwiriye kuba guhesha Imana icyubahiro. Haba mu kazi nkora, ntabwo ari ngombwa ngo ube wikorera. Nubwo waba ufite umuntu ukorera, ukwiriye kumenya yuko Bibiliya itwigisha ko ukwiriye gukorera shobuja nk'ukorera Imana. Ushobora kuba uri umukozi muri ministeri runaka, mu nzego za leta zitandukanye, muri kampani zitandukanye. Ntugire ngo urimo gukorera uwo nguwo shobuja, ahubwo ibyo uri gukora bifite aho bihurira n'iteka ryose. Rero wari ukwiye gukora ibyo ukora. Niba ari akazi wikorera wowe ubwawe, niba ari umuntu ukorera, wari ukwiye kugakora nk'uri gukorera Imana iri mu ijuru
kandi kureba. Nunengeka uzabura umwe mu mabandi, nuko Imana yo ari nziza ntabwo igikubitiraho. Ariko nunengeka bizaba atari byo. Rero uyu mwaka wari ukwiye gufata izo ngamba. Uyu mwaka nzaguhesha icyubahiro wa Mana we. Uyu mwaka ndashaka kugendana nawe. Uyu mwaka mbese ukagenda uhiga ibintu byinshi bitandukanye ariko bijyanye no guhesha Imana icyubahiro. Icyo gihe nukora ibyo, ndakubwiza ukuri ko Imana yiteguye kugendana nawe kandi yiteguye kukwishimira. Kimwe rero mu bintu wakora kandi byagufasha ndetse byagukura mu buzima urimo, mboneraho no kuvuga ku kintu tugiye kuganiraho, ni ikintu cyitwa urujijo. Abantu benshi cyane bari mu rujijo, bagendera mu mwijima, reka mvuge gutyo. Bagendera mu mwijima cyane cyane iyo bigeze ku bintu by'Imana. Bijya bintangaza, abantu bariga bakamenya imibare, bakaminuza, ukumva umuntu ngo ni dogiteri mu mibare, ni dogiteri mu kintu iki n'iki, abandi bagatwara indege. Ibintu bihanitse bikoreshwa ubumenyi buhanitse, bisaba ko umuntu yiga kandi akava ku rwego akajya ku rundi, akava ku rwego akajya ku rundi, hanyuma akageraho bamwita specialist cyangwa se inararibonye. Abanza ari ry'iryo jambo specialist, umuhanga mu kazi ke. Barakubwira ngo uyu muntu ni specialist mu kubaga amaso, ni specialist mu kubaga imitima. Ibyo bintu uwo muntu kugira ngo babimwite nuko aba yarize, yamara kwiga akagenda kanabikora, akagira icyo bita ubunararibonye cyangwa se mu ndimi z'amahanga experience. Iyo uwo muntu amaze kugira ibyo, nibwo batangira kumwita inararibonye. Ndetse hakaba n'abantu yahaye iyo serivisi bakabona ko ari nta makemwa, icyo gihe yitwa inararibonye. Ariko ikibazo gikomeye ni iki ngiki: abantu benshi bitwa ngo ni abakristo, baravuga ngo turi abakristo, umwaka ugacaho undi ugataha, undi ukaza, umuntu ugasanga amaze imyaka 50 avuga ngo ndi umukristo, ariko mu by'ukuri atazi aho ari kuva, atazi aho ageze, atazi n'aho arimo kujya. Cyo ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ngira ngo uyu munsi wa none turase ku ngingo imwe rukumbi inateje ikibazo muri iyi minsi ya none. Ibibazo byinshi biri kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ibintu byacitse. Reka mbanze ngaruke gatoya, ndakwinginga ngo muri uku kwezi ufate ikayi cyangwa se ahantu runaka wakwandika ibintu wumva ushaka kugeraho mu buryo bw'umwuka. Wenda uvuge ngo wa Mana we, ndashaka kuzasoma Bibiliya yanjye nkava mu itangiriro nkageza mu byahishuwe. Nushaka uvuge ngo Mana, ndashaka kumenya neza icyo uvuga kuri iyi ngingo, kuri iyi ngingo, kuri iyi ngingo, kuri iyi ngingo. Uyu mwaka nzabe nzi icyo uvuga ku ngingo iyi mu ijambo ryawe. Ugira intego ufata zo kumenya ukuri, kuko Yesu yaravuze ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Niba rero ushaka kubaturwa, ukava mu rujijo, ukava mu kugendera mu mwijima, ukava muri kwa kugenda ufokeranya ngo bigenze gutya, ngize amahirwe byagenda gutya. No, Imana yacu ni Imana y'umucyo, kandi Imana ni ukuri. Ntabwo rero Imana ishobora kugushyira mu ruhirahiro, ntabwo ishobora kugushyira mu rujijo, ntabwo ishobora kugushyira mu kangaratete ngo ugende utazi ujya. Oya, ntabwo ariko bimeze. Tugarutse rero mu ijambo ry'Imana, hano Pawulo yandikiye Abefeso, ababwira amagambo y'ibyiringiro, ababwira amagambo atsindagira ndetse anashimangira agakiza. Befeso igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere, ndagira ngo dusome aya magambo. Ndayasoma gahoro, tuyasome twitonze. Bibiliya irambwira ngo Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, ndabandikiye mwebwe abera. Hari amagambo ndajya nkubwira ukayacaho akarongo. Mwebwe abera bari muri Efeso, abera bari muri Efeso, ndagira ngo uce akarongo kwayo magambo. Bizera Kristo Yesu, abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu. Yandikiraga
abakijijwe. Yandikiraga abo Bibiliya ivuga ko batagiciriweho iteka. Yandikiraga abakiranutsi babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nyuma yo kumva ubutumwa bwiza. Aba nibo bantu yandikiraga. Yararimo ababwira ati rero ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Hari abantu benshi bazakubwira ngo ntushobora kwigera uvuga ko uri uwera uri hano ku isi. Bibiliya iratubwiye ngo aba n'abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu. Nibo Paulo yandikiye. Kandi hari imirongo myinshi cyane twagiye dusoma itwereka neza yuko uwizera adacirwaho iteka, ahubwo utamwizera ari we umaze kuricirwaho. Twavuga n'andi magambo menshi ariko ntabwo ari cyo turiho aka kanya. Icyo nashaka kubwira nuko kuri iyi si hari abantu bakijijwe. Barahari bakijijwe rwose. Paulo yari umwe muri bo, ndetse n'abandi bizera benshi bari babizi neza yuko bakijijwe, kandi kubw'iyo mpamvu nta rubanza Imana yababaragaho, kuko yababonagaho amaraso ya Yesu Kristo umwana wayo. Bityo ntibacira urubanza rubi, ahubwo ikabita abakiranuka. Muri Efeso bari bahari. Murongo wa 3, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe. Reba hano hantu wahaca akarongo. Tubiheshejwe, duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye mu mukunzi wayo, ushatse wavuga mu mwana wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa. Kristo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu, nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. 11 Kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera, nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Wow! Ndavuga amagambo y'ibyiringiro, amagambo ashimangira agakiza. Ndavuga abantu bari bazi neza yuko bakijijwe, kandi bari babizi neza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ko nta rubanza bazacirwaho. Paulo yararimo yandikira abera bo muri Efeso, ababwira ati rero mwarakijijwe, mwarejejwe, twahindutse abana b'Imana, kandi Imana yaduhaye imigisha yose muri Kristo Yesu. Kubw'uwo kwarazwe umurage. Paulo hano yararimo kuvuga ibyiringiro bitajegajega by'abera b'Imana bejejwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo, babaye abaragwa, baratoranijwe, kandi batoranijwe kubw'umugambi w'Imana. Imana rero yakoze byose. Murongo wa 11 kuri B yawo, ikora byose nk'uko ibishaka
mu mutima wayo. Imana bwayo niyo yaducunguye kandi yabikoze nk'uko yo ubwayo yabigambiriye mu mutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo. Ntabwo dushimisha Imana kubw'imirimo yacu myiza cyangwa se igihagararo cyacu cyangwa imyambarire yacu. Oya, dushimisha Imana iyo twanyuze mu bushake bwayo, uko Imana y'ubwayo yabigambiriye kuducungura no kutweza no kudutunganya. Iyo tunyuze muri uwo mugambi wayo, dushimisha Imana, dushimisha ubwiza bw'Imana. 13 umurongo wa 13, ndagira ngo ufate ikaramu yawe, uyu murongo uwongere uwuceho akarongo munsi yawo, ugenda ucaho akarongo disi we. Kandi uyu murongo mu kanya nindangiza kuwusoma wa 14 ndongera mvuge ku ntego yacu y'uyu munsi. Icyo turimo kuganiraho, turimo kuganira ku ngingo ivuga ngo va mu rurjijo, humuka, tekereza, reba neza aho urimo kujya, reba neza aho urimo kuva, reba neza aho uhagaze, kugira ngo utagendera mu mwijima cyangwa se ukabaho uri mu rurjijo. Umurongo wa 13 w'iki gice, reba neza aya magambo, ndayasoma inshuro 3 zose. Umurongo wa 13 n'uwa 14 harambwira ngo Pawulo amaze kubwira abera bo muri Efeso, ababwira ibyo Kristo yabakoreye nk'intumwa, noneho kandi nabo bera agiye kubabwira ibintu bikomeye cyane bijyanye n'agakiza kabo, bijyanye n'igihe agakiza kabo kazamara. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera, niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage, kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Twongere dusubire mw'aya magambo, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera, niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage, kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Ndagira ngo mbere yuko dusoma bwa 3 ubanze urebe ano magambo, ngira ngo uceho akarongo. Niwe namwe mwiringiye ryari mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Ijambo ry'ukuri ni irihe? Bumvise bakiringira. Ni ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza kacu. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza kacu, iryo niryo jambo ry'ukuri umuntu yumva hanyuma akaryiringira, mu yandi magambo akaryizera, akaryishingikirizaho, akaba ari ryo rimubera ibyiringiro. Hanyuma byagenze gute? Amaze kumva akiringira ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza, ngo mumaze kwizera, niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Donc abumvise ijambo ry'ukuri ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza bakizera, abangaba bashyizweho ikimenyetso. Icyo kimenyetso nta kindi, ntabwo ari tatuwaje, ntabwo gishyirwaho n'icyuma cyakozwe n'abantu, ntabwo gishyirwaho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo iki ni ikimenyetso cy'umwuka wera. Hanyuma iki kimenyetso nicyo mwuka wera mwasezeranijwe, kandi umwuka wera uwo niwo twahaweho
ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ryari? Kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura. Hano ntabwo ari agakiza, ntabwo Yesu azagaruka ngo yongera dupfire, oya, ahubwo uyu munsi ni umunsi abera bategereje, umunsi aho tuzahanagurwa amarira yose twarize, umunsi aho tutazongera na rimwe kuvuga ngo mfite intege nke z'uyu mubiri, oya, ibyo byose bizaba birangiye, hanyuma twambare kudapfa. Mana yacu ishimwe cyane. Uwo munsi nibwo tuzabwira urupfu ngo warupfuwe, kunesha kwawe kuri hehe, urubori rwawe ruri he? Mbese tuzava muri uyu mubiri upfa, twambare kudapfa, hanyuma dusezere ku rupfu, twinjire mu bugingo buhoraho, aho tuzabaho tunezerewe hamwe n'Imana iteka n'iteka. Uyu munsi turanezerewe, abakijwe baranezerewe, dufite amahoro yo mu mutima, tugendana ibyishimo n'umunezero, tugendana indirimbo mu mutima. Ariko turacyari muri uyu mubiri w'intege nke, turacyari muri iyi si yuzuye ibibazo byinshi cyane, turacyahura n'ibyaha hirya no hino, ndetse n'indani mu ntekerezo zacu no mu mitima yacu, turacyari ku rugamba. Ariko uyu munsi wo gucungurwa kw'abera, Mana yacu ishimwe cyane, ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi tuzatandukana n'ibi byose, tukinjira neza 100% mu bwiza bw'Imana. Icyama ukaba ukumbuye uwo munsi nk'uko nanjye nkukumbuye, icyama ukaba utegerezanyije ibyishimo n'amatsiko n'ubwuzu. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro, kuko umukristo nyamukristo ibyiringiro bye birasa aho ngaho, kuko aho ngaho niho nakwita nko ku cyambu, aho tuzaba twambutse tuvuye muri ubu buzima bw'imvange, nakwita imvange, ubuzima bwuzuye umunezero w'uko twakijwe, bwuzuye kumenya neza ko tutazarimbuka, ubuzima bwuzuye kwizera ijambo ry'Imana, ariko kandi bukaba bwuzuye n'ibibazo, bwuzuyemo gusonza, bwuzuyemo imibabaro, bwuzuyemo inzangano, bwuzuyemo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye bigenda bitwikubitaho. Icyo gihe ni igihe tuzaba twambutse ibyo ngibyo, dufashe hakurya aho badapfa, hakurya hataba agahinda, hakurya hataba gupfusha, hakurya hataba ikintu icyo ari cyo cyose gitandukanye n'umunezero. Mana ushimwe ko uwo munsi uzagera. Rero ahangaha Pawulo yararimo kuvuga ku gucungurwa kw'abera, yararimo avuga yuko hari igihe, kandi icyo gihe nicyo dutegereje, kuko icyo gihe nicyo kizasoza byose. Icyo gihe Yesu nagaruka, tukumva ijwi rye ahagaze ku bicu, agahamagara itorero rikazamuka. Utagira ngo mvuze idini yawe this way, mvuze itorero rya Kristo, babandi bejejwe n'amaraso, babandi bacunguwe, abangaba bashyizweho ikimenyetso ari cyo mwuka wera. Kristo nabahamagara bakazamuka, ni itorero rizaba rizamutse. Nta dini nimwe Yesu azaza ngo ahamagare, reka azahamagara itorero rye. Ari nayo mpamvu nkugira inama, nshuti uteze amatwi, wari ukwiriye kuvana ibyiringiro byawe mu idini ukabishyira muri Kristo, kuko nibwo uba wishingikirije cyangwa se wubatse ku rutare. Na wundi nugumya kwishingikiriza ku idini, nugumya kwizera idini yawe, ndakubwiza ukuri ko wubatse ku musenyi. Dore ibyiringiro bizima, dore ibyiringiro bitanyeganyega, dore ibyiringiro bihamye. Bibiliya irambwe ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera. Mumaze kwizera ahangaha bivuze mumaze gukizwa, mumaze kubyarwa ubwa kabiri, ako kanya mumaze kwizera, niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage, kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Kubera iki ndimo gusubira mwaya magambo? Nuko hariho ibihuha byinshi muri iyi minsi ya none, ndetse birimo gutitiza
abantu benshi, abantu bakambwira bati yewe ga pasiteri wowe nta bwoba ufite, ni se ubwoba bw'iki? Bati ntuzi ko kuri 15 marayika niba ngo ari murimbuzi, niba ari nyabaki ngo azagira gutya na gutya, nimusigaho rwose ndatuje, ndanyuzwe, ndaririmbishwa n'umunezero yuko umwami wanjye ari muzima, yarapfuye arahambwa arazuka ku munsi wa gatatu, yarancunguye, yarampfiriye, aranejeje, ndanyuzwe, nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru, nta kibazo mfitanye na gehinomu. Reka Imana ideni ryanjye ryarishyuwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi Imana iranyurwa. Uyu munsi wa none ndirimbishwa n'umunezero yuko nabohowe rwose, kandi Imana ishimwe kuko ariyo yabikoze, atari njyewe wabikoze, si imbaraga zanjye, n'ubuntu bwayo. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, dukizwa n'iki? Ntabwo ari imirimo yacu, ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari ibyo dutunze, ntabwo ari uko dusa, ntabwo ari uburyo tuvugamo. Oya, dukizwa n'ubuntu bw'Imana tubiheshejwe no kwizera. Iyo twumvise ubuntu bw'Imana, iyo twumvise urukundo rw'Imana, kugira neza kwayo, n'umurimo Imana yakoze uvuye mu rukundo rwayo wo kuducungura, igihe yatangaga Yesu Kristo ngo apfe urupfu rubi ku musaraba, hanyuma twebwe abanyabyaha twari dukwiriye gupfa, nitwizera urwo rupfu rwe, nitwizera uwo murimo w'Imana, uwo murimo Imana yakoze, tube tutakirimbutse, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Dukizwa n'ubuntu bw'Imana binyuze mu kwizera kwacu. Mwene magambo, Imana iduha agakiza tukakakira binyuze mu kwizera ko gakiza. Iyo wizeye ako gakiza, egari kuba ukakiriye, kandi iyo ukakiriye ntabwo kaba kavuye mu mirimo ukora, ntabwo kaba kavuye mu mbaraga zawe, ahubwo ni impano Imana ibikwihereye. Nawe icyo ukora ni ukuyakira gusa, icyo gihe uba ukijijwe, kandi ubaye uwera, kandi uba ushyizweho ikimenyetso. Kandi nk'uko twabisomye, iki kimenyetso ngo kizabaho, mbese ni ingwate. Ariko reka tugire amagambo tuvugaho muri kano kanya. Tugire amagambo tuvugaho disi we. Mana, ushimwe kubw'ijambo ryawe, ushimwe kubw'ijambo ryawe rizima, ijambo ryawe ribohora, ijambo ryawe ni umucyo. Dawidi niko yarivuze, ijambo ryawe ni ukuri. Mana, tabara abantu bawe baheze mu rungabangabo, baheze mu rurjijo, birirwa bazunguzwa n'abahanuzi b'ibinyoma, bababwira ibintu byinshi cyane bitandukanye. Mana, tabara abantu bawe, ubageze i Gologota, ubageze i Karuvari, barebe agakiza gakomeye watuzaniye, barebe agakiza gakomeye Mwami ubafitiye, kandi ucishe bugufi imitima yabo babashe kwizera ako gakiza. Bibiliya iratubwira ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza. Hano mu Befeso igice cya 3 umurongo waho wa mbere, Bibiliya iratubwira ngo nicyo gituma jewe Paulo ndi imbohe ya Kristo Yesu, mbohewe mwebwe abanyamahanga, kandi namwe mwumvise iby'ubutware bwo kugabura ubuntu bw'Imana nahawe. Ubuntu bw'Imana nahawe ku bwanyu, ko mpishurirwa ubwiru bwayo mwiyerekwa, nk'uko nabanje kwandika mu magambo make. Namwe nimuyasoma muzirebera ubwanyu uburyo menye ubwiru bwa Kristo koko, ubwo ntibwamenyeshejwe abana b'abantu mu bindi bihe, nk'uko muri iki gihe intumwa ze zera n'abahanuzi babuhishuriwe n'umwuka, yuko abanyamahanga ari abaraganwa natwe, kandi bakaba ingingo z'umubiri umwe natwe, abaheshejwe n'ubutumwa bwiza
bwiza kuzagabana natwe muri Kristo Yesu ibyasezeranijwe. Nanjye nahindutse umubwiriza wabwo, nk'uko impano iri y'ubuntu bw'Imana, iyo naheshejwe n'imbaraga zayo zinkoreramo, nubwo noroheje cyane hanyuma y'abera bose. Naherewe ubwo buntu kugira ngo mbwirize abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'ubutunzi bwa Kristo butarondoreka, njijure bose ngo bamenye uburyo iby'ubwiru bikwiriye kugenda ari bwo bwahishwe n'Imana yaremye byose uhereye kera kose, kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Wenda reka mbe ndekeye aho, ariko ushatse wakomeza. Gusa icyo nashaka kukwereka ni ubutumwa bwiza. Ubwo Pawulo yabwirizaga, ubwo intumwa zabwirizaga, ni ubutumwa bukura mu mwijima bukajijura. Ndagira ngo nkwereke ko ubu butumwa bwiza bwa bundi bugukura mu rujijo aribwo wari ukwiye kumva. Reka nkubaze kino kibazo: mbese wakijijwe ute? Wumvise ubutumwa bwiza bw'agakiza cyangwa nta kintu biziho? Nanjye niko nari meze, nari ndaho ngaho rwose, ndi umunyedini mwiza, wa wundi uririmba akanezerwa n'amarira akaza, ibintu byose ari sawa sawa, ariko nibereye mu mwijima, wa wundi witwa urujijo. Ntazi yomva, ntazi niyo ndimo kujya. Ubutumwa bwiza bw'agakiza. Hanyuma mumaze kwizera, mumaze kwizera, iyo wumvise ubutumwa bwiza bw'agakiza ukabwizera, Bibiliya nk'uko iri kubitubwira ngo dushyirwaho ikimenyetso, dushyirwaho ikimenyetso. Dushyirwaho ikimenyetso. Icyo kimenyetso ni ikihe? Iki kimenyetso nk'uko Bibiliya bivuga ngo ni umwuka wera. Ikimenyetso ni umwuka wera. Ni umwuka wera. Rero hano mu byanditswe byera, iki kimenyetso gishushanya ko twaguzwe, ndetse ikiguzi kikaba cyarishyuwe cyose. Ariko mwavuze ngo haleluya disi we, hari agapapuro twagiraga twajyanaga kubwiriza ubutumwa bwiza, ntabwo nari nashobora kugashyira mu Kinyarwanda, ariko karavugaga ngo paid in full, cyangwa se ideni ryarishyuwe. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, Yesu yaraducunguye, kandi umurimo wo kuducungura yarawukoze urarangira. Hano muri Yeremiya igice cya 32 umurongo waho wa 9 n'uwa 10, Bibiliya irambwira ngo maze ngura wa murima uri muri Anatoti na Hanameli mwene data wacu, mugerera ibiguzi shekeri 17 z'ifeza, maze nandika urwandiko rw'isezerano, ndushyiraho icyitegererezo cyanjye cy'ubushishi, ntora abagabo mugerera ifeza ku minzani. Ninshaka reka ndekeraho. Icyo nashaka kukwereka ni uburyo abantu baguraga na kera. Rero iyo umuntu aguze, hari ibintu nka bingahe bikorwa? Nka 3. Icyambere, murabanza mukumvikana igiciro. Hanyuma ugurisha, iyo avuze ijambo ngo ndayemeye ndayemeye, ayo ngayo rwose umbwiye ndayemeye, icyo ni icyambere. Yo ni intambwe ya mbere, nukumvikana ku giciro. Intambwe ya kabiri, wa wundi ugura ahita avuga ati rero niba ubyemeye reka twandikirane. Ubwo murandikirana. Iyo mumaze kwandikirana, iyo ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu, wa wundi urimo agurisha ahita avuga ati amafaranga ari he? Sinsinya nayabonye.
hanyuma wa wundi ugura akazana amafaranga akayakubita ku meza. Yamara kuyakubita ku meza, wa wundi ugurisha atangira kunezerwa akayabara. Yamara kuyabara akavuga ati aha, aruzuye, muzana ayo masezerano nyasinye. Yarangiza akayakubitaho umukono, yarangiza na wa wundi ugura nawe agasinya, hanyuma abagabo bahari nabo bagasinya. Ubwo bugure buba bwemewe. Ntabwo ndi umunyamategeko cyane, ariko umuntu niba yaguze, akaba yaguze n'uwo bumvikanye kandi akagura na nyiri icyo kintu ari kugura. Hari igihe ugura n'umuntu utari nyiri ibintu uri kugura, icyo gihe urahomba. Iyo byivuruguse urahomba, kuko waguze ibintu ubigura n'umuntu utari nyirabyo. Ariko iyo waguze na nyirabyo akamara kugusinyira, abagabo bakaba bahari nabo bakabisinyira, ubwo bugure buba bwemewe, kandi buba bwemewe n'imbere y'amategeko. Rero ahangaha ndagira ngo nkubwire yuko Bibiliya irimo kutubwira ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Urumva, ari bwo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso. Mwene magambo, uku kugurwa, uku gucungurwa kumaze kuba, Imana yadushyizeho ikimenyetso. Ni nkaho mu yandi magambo yasinye, iravuga iti yewe ubaye uwanjye. Mbega umunezero, ubaye uwanjye. Ibaze nawe, Imana nk'uko ibivuga mu ijambo ryayo henshi cyane, Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 18, umwizera ntacirwaho iteka, ariko utamwizera we amaze kuricirwaho. Ayo magambo kubera ikindi kuyavuga, nuko Imana yaducunguye, nuko Imana yatuguze. Twaguzwe iki? Abakorinto ba mbere igice cyaho cya 6 umurongo waho ndibwira ari wa 19, twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. No 20, Abakorinto ba mbere 6 umurongo wa 19 no 20, twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Rero iyo tumaze kumva ubutumwa bwiza bw'agakiza, tukizera, dushyirwaho ikimenyetso, kandi iki kimenyetso ni icy'Umwuka Wera, tugishyirwaho n'Imana. Kandi iyo tumaze gushyirwaho iki kimenyetso, nicyo narindimo nkubwira, Imana biba bimaze kwandikwa, biba bimaze gusinywa yuko uyu muntu Imana imuguze, isinye ko uyu muntu ari uwayo. Bamaze gusinywa yuko uyu muntu ari uwayo, ibimushyizeho ikimenyetso. Rero kuva igihe wakizwaga kuzageza kuri izi tariki, ntabwo icyo kimenyetso kizasibama ngo hajyeho ikindi, kuko iki kimenyetso Imana ishyira ku bizera kandi bitwa abera n'Imana yera. Iki kimenyetso ni ingwate. Ingwate, reka tuvuge ku ijambo ingwate. Ndatanga urugero, nk'umuntu agiye kugura imodoka, wagera aho bayigurisha ukababwira uti rero iyi modoka nayikunze kandi imodoka ndayigura, ariko amafaranga mfite ntabwo yuzuye. Ndavuga ku ngwate z'abantu, ntabwo yuzuye, ahubwo aya mafaranga ubwo twumvikanye 5,000,000, jewe nguhaye 1,000,000. Iyi 1,000,000 niyo kukwemeza ko iyi modoka yawe ngomba kuyigura, kandi nintaza ku itariki iyi niyi ngo nkuzanira amafaranga yawe 3,000,000 zaba zisigaye, iyi 1,000,000 ntuzayinsubize, nzayihombe. Iyo ni ingwate y'abantu. Twebwe abantu wa wundi ugurisha itavuga ataha sha yimembe nyirya, ubundi uzayabure wirebere uko tuzabigenza. Icyo gihe wa wundi watanze iyo ngwate ya 1,000,000 aragenda agakora ibishoboka byose kugira ngo azaze abe yacungura iyo ngwate ye, aze yishyura ideni ryose ari maremo. Ntabwo ari ko Imana yo yabigenje, yishyuye ideni ryose. Mu yandi magambo, iyi ngwate ivugwa hano ntabwo ari uko Imana hari ikintu ishigaje gukora, cyangwa se hari ubundi bwishyu izongera kutwishyurira. Oya, ahubwo iki kimenyetso, ni nayo mpamvu ari ikimenyetso gikomeye cyane, nuko Imana yakidushyizeho, kandi kavuga yuko kuri uwo munsi iki kimenyetso ariho kizageza
uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa. Mu yandi magambo, twamaze kugera ku kigero cyo kuba abaragwa. Turi abaragwa ku bw'uko gucungurwa gukomeye n'amaraso ya Yesu Kristo. Turi abaragwa, tuzaragwa ubwami bw'Imana. Ntabwo tuzaburagwa kera, iryo jambo ryaririje nabi, ahubwo twaburazwe cya gihe igihe twakiraga ako gakiza gakomeye gatyo, nibwo twabaye abaragwa. None uyu munsi rero twashyizweho ikimenyetso. Icyo ngamije ni iki? Ni ukubwira ngo nshuti yanjye, ndagira ngo wubake ku rutare. Urutare ari rwo Yesu Kristo. Ute? Wumva amagambo ya Kristo, wizera ayo magambo. Niwizera ayo magambo, niwizera ayo magambo ya Kristo, ndakubwiza ukuri kuzaba uri kubaka ku rutare, kandi ko ibyiringiro byawe ari bwo bitazajegajega. Icyampa ukizera ijambo ry'Imana kandi ukayoborwa naryo. Nicyo ngusabira, nicyo nanjye nisabira. Reka mbashimire cyane mwebwe abari bari kumwe natwe, kandi mbabwire ko amasaha yacu ari aho atwemerera kugarukira. Gusa iminsi yose mushobora kuduhamagara kuri 0783 00 16 46 0783 00 16 46. Ushobora no kubona ibiganiro byacu ukabyumva kuri YouTube ndetse no kuri Twitter, yewe no kuri Facebook, wanditse gusa Calvary Independent Baptist Missions. Unyuzaho ushobora kumva ibiganiro byacu, cyangwa se ukaduhamagara tukakurangira neza. Imana ibahe umugisha kandi ijambo ryayo ribakure mu rujijo. I Kalvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri? Wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi